Minanizo urumva Minanizo ni umuntu tu ni umuhanzi ndanamwemera n'inshuti yanjye ariko ni umunebwe nakora urumva ntacyazi urumva n'ibyazi yabihaye iyo yabishize mu bikingi ariko azamura amajwi agasakuza uwiyita MC God niwe nakubwiye MC God Diru gahunda ni gahunda utinda mu gihugu. Hello my people, nizere ko mumeze neza aho mugiye muherereye hirya no hino, abari mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, abari mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, abari mu ntara y'Iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali, mwese nkomeze kugenda mabwira mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane. Ndacyari MC Matson once again, nkomeza kuza mabwira mukomeze kugenda mugubwa neza cyane. Ngaruka kuri ya makuru meza cyane, ya makuru y'ubutasi, aya ni ya makuru utapfa gusanga handi, ni ya makuru aba yaturutse muri za mudasobwa ziremereye cyane kabisa, ku buryo nza nkakugeza amakuru ndetse n'ibiyaranga nkaguha proof ya buri kimwe cyose kabisa, ku buryo bukoma kabisa, nkagenda nkwereza buri kimwe cyose ku buryo bugukoma, ukavuga ati aya niyo makuru. Ibintu rero byakaze ahangaha, umutipe bamwita Jay Simon. Uyu Simon rero arimo arakora ibitangaza mu muziki, ariko noneho yaje kuba yibasira abahanzi bagenzi be, aho biri guteza impaka ku bakurikirana imyidagaduro bari hirya no hino bagiye batandukanye hano mu gihugu. Rero ni impaka ziri kugenda zigibwa ku buryo yaje kwibasira bagenzi be b'abahanzi, aho yaje kwibasira uwo bita Minanizo, yaza kwibasira uwo bita MC God, yaza kwibasira uwo bita Mirima Yera. Abangaba rero ni bamwe mu bahanzi b'aba underground bari kugenda bazamuka, ariko noneho yikurikiranye ubona ari bamwe mu bahanzi bagiye bafite impano, ariko noneho uyu mutipe yaje kugitangaza makuru kimwe, abigirizaho nkana, agenda abigirizaho nkana bifatira ku gahanga, ku buryo buri wese aho ari yakomeje kugenda agira bimwe agenda yandika, akagenda amusubiza. Ndagira byose mbibagezaho. Reka nkwereke noneho ibyo yanditse hano, cyangwa se ibyo yabaye atangaza. Yanditse hano urahabona akantu kari kuvuga ngo Minanizo umunebwe. Noneho hano bamwita God, MC God nawe ngarababeshya, aratubeshya ngo nta muye musumurimo, ati rwose uyu ngo nta muye musumurimo. Ngira ngo ndaza no kubibashyiramo muri video yaje kugenda avuga ko MC God ngabeshya, agenda yima bamwe yiba stage z'abahanzi, aho bamwe abiba stage abandi akazi baba batazikwiye, aho agenda yigira umuhanzi kari rwose adashoboye gukoresha microphone, atabyumva neza, ntabwo wamwita king of microphone nk'uko wenda aba yiyita. Rero ni bimwe ngiye kugenda nkugezeho mbikwereke byose kuri gatanu ku kandi. Reka nkubwire ngo stay tuned, ukomeze kugenda ugaragara kuri ibi bitangazamakuru byacu, ukore like, share and comment, niba wagirwa subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ubona bimwe mu byo tugenda tukugezaho ku buryo bwiza cyane. Nari MC Matson, kurikirana. Agarukamo indirimbo iri gusa nk'isoza, ariko ni indirimbo ifite ubutumwa bw'ukuntu umuntu akora ariko bikakomeza ni ukuvuga ngo byaje ari uwise king yaheze mu bikingi. ubu ni Minanizo urumva bijyeho. Minanizo urumva Minanizo ni umuntu tu ni umuhanzi ndanamwemera n'inshuti yanjye ariko ni umunebwe nakora urumva ntacyazi urumva n'ibyazi yabihaye iyo yabishize mu bikingi ariko azamura amajwi agasakuza. Uwiyita MC God niwe nakubwiye. MC God ntacyo ari cyo. Abahanza benshi abaheza stage, abandi akabima stage, abandi akazibiba. Ariko utarajya kure hari aho muzimiza, nta n'umwe tuzimizamo wese n'iki. Nk'ahari ha fashion wari umumodo, ntago murazimiza. Bamishize Wite Minemu utagira wise Minemu ya na phone Mirima Yera. Mirima Yera. Nawe uramweruriye.